bababaza, abangavu bagatinya kuvuga, abagore bagahitamo guceceka. Ihohoterwa ryo mu miryango rikunze gukura iyo abantu bicecekeye. Kuvuga si ubugome, kuvuga ni ubutwari, kuvuga ni ukwerekana ko ufite agaciro. Kuvuga ni uguhitamo umutekano, guhitamo umutekano birusha guhitamo gutinya, guceceka. Tuvuge. Kuvuga si ubugome, kuvuga ni ubutwari, kuvuga ni ukwerekana ko ufite agaciro, kuvuga ni uguhitamo umutekano aho guhitamo gutinya. Uyu munsi buri munyeshuri hano afite uburenganzira bwo kuvuga ati nkwiriye kubahwa, nkwiriye kuba mu mutekano, nkwiriye kugira amahoro. Kandi nubona inshuti yawe ihangayitse, ushobora kuyifasha kubona icyizere. Ushobora kuyibwira uti nturi wenyine, ndagufasha kubona umuntu wo kukuganiriza. Iri si ikosa ryawe, ntugomba gusakuza, ahubwo ugomba kuvuga. Nuko rero dutangiye ubu bukangurambaga hano, twese twiyemeza ibi. Kuvuga igihe hari ikidutera ububabare, kuvuga igihe tubonye umuntu uhohoterwa cyangwa afatwa nabi, kuvuga duharanira amahoro, icyubahiro n'agaciro k'umuntu. Buri munyeshuri abimenye. Ibyo wanyuzemo birakomeye, ibyo wumva biravugwa, kandi ibyo uvuga bifite agaciro. Murakoze. Ijwi ryanjye, agaciro kanjye. Agaciro kanjye nizo mbaraga zanjye. Dutinyuke tuvuge, two guheranwa n'agahinda. Babyeyi muri hano, ndagira ngo mbibutse ikintu kimwe. Bya bindi bibera mu ngo iwacu, twatunganye n'abapapa bacu, abagabo nibo ndi kuvuga, bimugatuma b'abana babibona. Biriya tubamo tuvuga nabi imbere y'abana, bibagiraho ingaruka. Mumbabarire dufatanye turwanye ibi bintu. Reka tuvuge, tugire agaciro. Murakoze. Arakoze cyane Solange, Madame Solange. Ayo mashyi rwose ntabwo akwiriye cyangwa se ntabwo ahwanye na message amubwiye. Rero ndagira ngo agihagaze imbere yacu, mwumvise mutamukunze se? Kubera ko ari umubyeyi. If we are together, clap once. If we are together, clap twice. Triple. Reka dukomeze, ngira ngo hari ikintu agiye kutubwira, ntabwo nkiza ariko garagifite ibyo ari byose. Twagiye rero, mutega amatwi, hari ibintu byiza bigiye gukurikiraho. Nibyo koko hari ibindi bikurikira. Okay. I want to invite somebody who is a barrier. P5, a barrier. They are going to read this. Malaika, even a whisper matters. Quiet girl, foreigners at home, teacher says your voice matters. Malaika whispers for help. Support services respond. Home become peaceful. Thank you very much. I repeat once again.
Bright girl, violence at the home, teacher says, your voice matters. Malaika whispers for help, support starts this one, home becomes peaceful. Thank you very much, Mr.